ati mbere y'igitosoda cy'i Burundi ati nta mbaraga bafite. Mu by'ukuri nawe rero urumva kararwaye kandi indwara ye yatangiye ari mu Gatumba ubwo hicwaga abanyamurenge. Kandi niwe wari uyoboye iriyo nkambi. Urumva rero umuntu wahagarikiye abantu bakica abandi afite umuvumo w'amaraso umugendaho. Niyo mpamvu buri munsi uyu munsi ageze ku rwego avuga ngo u Rwanda ngo rufite inyungu mu kwirwa ruvuga ko abatutsi bari kwicwa ngo n'abanyamurenge. Byanze bikunze kugira ngo igihugu cy'u Burundi kibeho uretse kwihagaraho no gukomeza umutwe bagomba kwiga uburyo babana na mama 23 kuko ni umuturanyi w'agahato. Yego, ni umuturanyi w'agahato kandi ibyo batekereza ko mama 23 wenda izarekura ibice bikora ku Burundi barishuka cyane. bari kwibera aba bahungu bafite intumbero nini cyane kandi aho bajya barahaza. None shashize ameza ngahe mama 23 iyoboye umujyi wa Goma na Bukavu. Umwaka urashize. None se nimba uwo mwaka ushize wakiza uburyo uyu muturanyi w'agahato umubana pana gukomeza kuvuga ibintu bidafite agacumi n'agaciro. Ikindi kintu numvishe atemera ngo ibyo muvuga ko mama 23 irime gukorera ibice yafashe birimo kubaka ibikorwa remezo. Nese ziri amashini baba baziteruye. Reka da ntaga byemera. Aravuga ati ibyo ni ibikoresho leta yahasize yaraje gukora ibikorwa remezo. Ati noneho bazatwereka ibyo izo mashini bavuga babikuye. Okay, leta nindese. Leta ni mama 23. Yes, reka ngusuze kandi ngushimire kuba warahisemo yicana n'iby'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndi kumwe na Mugisha, turi kumwe n'umusesenguzi wacu umwe rukumbi umusesengura intambara zo muri aka karere ukumva rwose birimo birijyanamo kandi ibyo akubwiye ejo bugacya ubibona. Mugisha, Karame, umeze neza? Meze bon. Abantu bamaze kumenya rwose ko ubusesenguzi bwawe buba buhagaze neza cyane rwose cyane ko tuba twigereyeyo. Uyu munsi rero hari umugabo witwa Apotre Mbayahaga. Mbayahaga rwose nawe menya Apotre ubundi yajyaga akavuga ati ibintu bya Uvira rwose mwabiretse ko nta bushobozi mufite bwo kujyayo ko ingabo zacu zihagaze neza. Ariko ngira ngo uko bavuyeyo twarabibonye. Umuntu uri murandya. Mbayahaga ni umuntu nkurikirana cyane kubera ko Mbayahaga buriya ni Mbayahaga koko. Abaye habi rwose. Kuko Mbayahaga ni umwe mu bantu bagaragaje ko RDF igisirikare cy'u Rwanda ari igisirikare giciriritse. Aranavuga ati ko mwaje mugafungira ku mupaka kuko icyo gihe yashinjaga u Rwanda kari rwo rurwana muri Kongo. Yego. Avuga ati mwaraje mu Rwanda mufata Bukavu kuki mutarenganye ngo murenge Kamanyora ngo maze murebe icyo tubakorera tubamese. Avuga ati hari hatubacunze neza umurundi ahagaze neza. Atumvaye ati ko mutarenganye se. Ati zijya n'inguvu ati z'igisirikare cy'u Burundi n'icya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati giye muzare ati mu bintu byose murota ati ntimuzarotemo Uvira. Mbayahaga nakurikiranye disikuru ze zose n'imbwirwa ruhameze zose nkurikirana n'amateraniro yiwe. Umunsi Perezida w'u Burundi amusura hariya mu rusengero rwe aho Mbayahaga yavuze ko ndetse yatutse nyakubahwa Fande Kabarebe. Yego. Ntabitindeho akamwihorera. Mbayahaga yagiye avuga byinshi ku nzego z'umutekano z'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse agera ku rwego avuga ko u Rwanda rucuruza cyangwa se ngo ruri kungukira mu batutsi bapfa ngo n'abanyamurenge. Urumva ni umugabo ufite ingengabitekerezo iri ku rwego rwo hejuru. Uyu Mbayahaga rero yavuze ko M23 itazinjira Uvira
avuga ko bafite urabona perezida we yaravuze ngo ntibazi ingabo dufise ngibyo birirwa bavuga ngo bafite ingabo zikomeye ngo none ngo bazi ingabo dufise ariko nko guhumbya nizo ngabo zakubiswe mu gihe gito mu kanya gatoya nk'ako guhumbya Uvira irafatwa Uvira ifashwe Mbayahaga yiteye kamera aravuga ngo nta bandi bafashe Uvira n'abanyarwanda na RDF no afite rero indimi ebyiri umugabo nakurusha imbaraga uzemere ko yakurushije imbaraga mukanya aravuga ko RDF ari irwana muri Kongo mukandi kanya ati nta mbaraga ifite ati imbere y'igitosoda cy'i Burundi ati nta mbaraga bafite mu by'ukuri nawe rero urumva kararwaye kandi indwara ye yatangiye ari mu Gatumba ubwo hicwaga abanyamurenge kandi we wari uyoboye iriyo nkambi urumva rero umuntu wahagarikiye abantu bakica abandi afite umuvumo w'amaraso umugendaho niyo mpamvu buri munsi uyu munsi ageze ku rwego avuga ngo u Rwanda ngo rufite inyungu mu kwirwa ruvuga ko abatutsi bari kwicwa ngo n'abanyamurenge ruri gucuruza muri make ari kuvuga ko u Rwanda rucuruza Mbayahaga yanambabaje cyane ngo ubwo rufite inyungu ngo kwirwa ruvuga ko abatutsi bari kwicwa ngo n'abanyamurenge ngo nimba ariho rukura inyungu ariko nk'uko tubizi nta muntu utinya ikintu atazi u Rwanda ruzi jenoside yakorewe abatutsi aho yagejeje igihugu ubwo igihugu cyari cyuzuye icuraburindi igihugu cyarasenyutse kigera kuri zeru ndavuga u Rwanda kigera no munsi ya zeru ariko RPF inkotanyi yahagarika jenoside n'igihugu cyahagaritse jenoside nk'ingabo zahagaritse jenoside ntizishobora kwemera ko hari ikindi gihugu kibamo jenoside kirebera yego mu gihe jenoside yakozwe mu Rwanda amahanga arebera ntabwo rero RPF inkotanyi ishobora kwemera ko jenoside iba irebera reka tujyane n'imvugo ya never again ntibizongere kubaho ukundi ntabwo rero byaba muri aka karere ibi bihugu bimaze kumungwa n'ingengabitekerezo harimo igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo ntabwo byaba muri aka karere ngo u Rwanda rukomeze rubwire Kongo ngo ibyo muri gukora ni byiza ngo u Rwanda rukomeze rubwire u Burundi ku ngoma ya Neva kuri iri shyaka CNDD FDD iri shyaka ry'abadede ryuzuye ingengabitekerezo bavuga ngo abahutu ngo mu mugambwe ngo bafitemo gatatu kuri kangahe kwijana ngo abatwa bakagiramo kangahe bagifite ibyo bintu uri gukurikirana yego nagukurikirana ntabwo u Rwanda rwahura n'u Burundi babwenga ibyo muri gukorera abaturage ni byiza mu gihe mu gihugu cy'u Rwanda hari impunzi z'abarundi zahunze zizira zahunze imihoro iziri ku Gakanu kandi iyi mihoro ikaba yari izimbonera kure zikaba ari za reveriye ndi kuri yo yego ntabwo u Rwanda rwakicara ruvuge ngo u Burundi byo muri gukora ni byiza mu gihe abaturage bari kwicwa bazira uko baremwe ntabwo ko u Rwanda rwakicara rubwire ko ibyo muri gukora ni byiza mu gihe abanyamurenge n'abandi bari kwicwa ijoro n'amanywa ndetse binyura ku mbuga nkoranyambaga u Rwanda rero kubyamagana rukabibwira n'amahanga kuki Mbayahaga yumva ko u Rwanda ruri kubunza iturufu y'abanyamurenge n'iy'abatutsi u Burundi se bwo ko buri kubunza iturufu ya Red Tabara
ntago ari bwo bwirwa bubunze iyo turufu mu bihugu by'amahanga hirya no hino bubwira abantu ngo impamvu dufunga imipaka, u Rwanda rucumbikiye Red Tabara, ruha intwaro rukabiha ibyo kurya, abantuze b'abahungu bari bagiye gutembagaza ingoma ba Dolphin Mbabande, atabo bose bari mu Rwanda kandi batari no mu Rwanda. None ko rwirwa rubungana ari ukubungana iturufu ya Red Tabara no kubungana iturufu yo kurengera uburenganzira bw'abantu bari kwicwa. Uwagakwiye kumva nuri kurengera abantu kugira ngo baticwa. Uyu munsi abarundi bari mu bihugu bitandukanye bahunze imihoro y'imbonerakure. Imbonerakure ni umutwe umeze nk'intera hamwe watojwe kwica abantu batari mu bwoko bumwe nabo. Yego. Rero Mbayahaga ikibazo cye yifitiye icyambere nuko kuri we ibyifuzo bye we na Neva bifuzaga ku Rwanda uyu munsi bafite ibibazo bibiri bibakomereye. Buriya ishari bavuga ko ari ryo shuri rya nyuma umuntu yiga agahita aba umurozi. Ishuri rya nyuma umuntu yiga akaba umurozi ni ishari. Icyambere nakurikiranye imbwirwaruhameze yabona igisirikare cy'u Rwanda RDF uburyo kiri smart, akareba igihugu cy'u Rwanda iterambere n'ibyiza igihugu cy'u Rwanda kimaze kugeraho. Akareba ari rirasiganwa ry'amagare barigitaga nguki rya shampiyona y'isi yabere mu Rwanda UCI. Akareba iburyo inama z'ibihugu by'ibihangange ku isi ziza gukorera mu Rwanda. Akareba inyubako biri kuzamuka mu gihugu cy'u Rwanda, nyamara u Rwanda rwashyize imbere mu kwiyubaka rukoresheje imisoro iva mu baturage. Urakurikirana? Rushyiraho na gahunda zihamye kugira ngo hatagira abanyereza imisoro. Rushyiraho gahunda zihamye mu guca za ruswa. Mu gihe igihugu cy'u Burundi cyo cyamaze kumungwa na ruswa. Mu gihe igihugu cy'u Burundi cyo ibyerekeranye n'imisoro ntiwamenya aho bifatira naho birekera. Mbese mu byerekeranye n'imiyoborere kiri hasi cyane. Noneho ibyo u Rwanda ruri gukora rukura mu misoro no mu kwishakamwe ibisubizo, ngira ngo urabizi iyo ni slogan y'u Rwanda, kwishakamwe ibisubizo. Yego. Iterambere rikaboneka aho kugira ngo u Burundi buvuge atari ko twigire ku Rwanda. Babigenje bati kugira ngo bagere hariya bubaka igisirikare nka kiriya, bubaka igipolisi nka kiriya, bubake systeme zose, baca akajagari, bace za ruswa, igihugu kijye ku murongo. Babigenje bate? Ahubwo rukirwa ruvuga u Rwanda ruriba zahabu muri Kongo, boko bariyo. Iyo bibye yabamariye iki? Mbayahaga ni wendi kusubiza. Yego. Ko u Burundi buri muri Kongo, iyo mwasahuyeyo yabafashije iki? Mbayahaga rero warumaze iminsi atavuga nyuma yuko avuze ko ingabo zabo zikomeye zigakubitirwa muri Uvira nk'akana bakubitira kugira ubungubu nyuma yuko mama 23 yikuye hariya yongeye yabonye ijambo ati nene nababwiye kuri amujyi batazawushobora ariko ese niwumva kadashobotse. Wewe wabanje kuvuga ko ufite urukuta rw'ingabo zikomeye. Ingabo zawe zipfuye nk'amasazi, zikuyemo imyenda ku misozi ya Gatogota, Ruvunge, Rubarika, Sange hose imyambaro y'abarundi irandagaye. Zitaye ibikoresho, zitaye imbunda, zitaye imodoka, zitaye istoke z'amasasu, zitaye ibyo kurya. Gusa batsinzwe bafashe za landmine baziteze mu butaka, abahungu barabiteguye babikuye mu nzira bageze Uvira. Bari Uvira uraricura bumira, ubuzi cuvuga ntumanitse amaboko uvuga ati natsinzwe. Bavuye mu mujyi wa Uvira kubera igitutu cy'amahanga. Urongeye utariko nari navuze kuri ya mujyi batazawutindamo. Umunsi bazawugarukamo Mbayahaga we na Evariste Ndayishimiye bakwiye kwiga uburyo babana na mama 23. Byanze bikunze kugira ngo igihugu cy'u Burundi kibeho. Uretse kwihagaraho no gukomeza umutwe, bagomba kwiga uburyo babana na mama 23. Kuko ni umuturanyi w'agahato. Yego. Ni umuturanyi w'agahato. Kandi ibyo batekereza ko mama 23 wenda izarekura ibice bikora ku Burundi barishuka cyane. Bari kwibera. Aba bahungu bafite intumbero nini cyane kandi aho bajya barahaza. None shashize amezi angahe mama 23 iyoboye umujyi wa Goma na Bukavu. Umwaka urashize. None se nimba uwo mwaka ushize wakiza uburyo uyu muturanyi w'agahato umubana pana gukomeza kuvuga ibintu bidafite agacumi n'agaciro.
ariko icyo kintu nacyo yakigarutseho muri iki kiganiro avuga ati ibi byose byatangiye niba ari kuri RCD ngira ngo ibintu nk'hafi aho ngaho sinibuka cyangwa za FDR ibintu nk'ibyo ngibyo avuga ati hari nubwo bahayoboye imyaka 4 ariko si ubu uyu munsi baracyahari ati rero umwaka ntago ari igitangaza oya da iyo ni morale ari kwihana warabizi arabizi ko nta kintu afite arabizi ko igisirikare cyabo cyamaze kwinjirirwa nta mbaraga kigifite igisigaye ni kimwe cyonyine nuko bakiga kubana n'abaturanyi naho gukomeza ashinja u Rwanda RDF mu gitondo RDF ku mugoroba RDF ikiganiro cyose akoze Mbayahaga cyose ni ikireba u Rwanda yego rwose neza nibyo ngibyo abayibereyemo urumva nk'umuntu ukuze ungana na Mbayahaga kandi Mbayahaga urwango rwe yanga u Rwanda aho ruturuka turahazi twese ndayishimiye urwango yanga u Rwanda turahazi twese hari yazanya kizu hari impunzi ibyo yakoze birazwi urumva rero aba bagabo ibi bitekerezo ubona bafite ntago ari ibintu bibaje mu uyu munsi ni ibintu bamazanye igihe byagiye bibatutumbamo noneho ikintu kibababaza nuko igihugu nk'u Rwanda urumva yego ubuyobozi bw'u Rwanda batangazwa bakanababazwa no kubona uburyo ibintu byose biri kuri gahunda haba mu kwiyamamaza hari bwumve twakoye internet oya kwiyamamaza kwacu hano mu gihugu ntiba bimeze nk'aho ari ubukwe oya ntago bimeze biba ari ubukwe ntibuba ari ubukwe abantu badodesheje imishanana ibintu biryoshye umusaza ijambo bavuga si yarindi rivuga ati gahunda ni yayindi turahura ku itariki niyi yego ibyo byose rero birabarya ariko jewe ndi nkabo ngiye mbona umuntu anduta mwigiraho simugirira ishyari kuko ubundi ibyo Burundi buvuga ibyo bukora byose ni ishyari bufitiye u Rwanda yego n'imbaraga bwagiye gutiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwari kugira ngo barebe ko iterambere ry'u Rwanda ryahagarara n'ibyiza by'u Rwanda byahagarara ngira ngo hari inama yigeze ibera hano mu Rwanda barasa ibisasu hariya muri za Musanze batera ibisasu hariya muri za parike kugira ngo abazungu batazasura ingagi iyo nama ya Cogama urumva uribuka ko bateye ibisasu ari nabyo perezida w'u Rwanda yabajije u Burundi aravuga ati ariko naherutse dukura ingabo ku butaka bwa Kongo k'ingabo zawe ziri kwerekeza mu majyaruguru kandi aho ngaho nkabanzi ko hari FDLR mugiye kuzikurayo cyangwa namwe mugiye gufatanya na FDLR mugiye FDLR icyo gihe ari gutizwa umurindi wo gushaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda rero mu by'ukuri urebye amagambo bavuga ibyo birirwa bavuga ku mbuga nkoranyambaga ni ikibazo cy'ishari kandi icyo mbona iyo biza kubabera byiza bari kugira gutya bari kwigira buriya u Rwanda rufite ibihugu rwigiraho nabo bakabaye bigira ku Rwanda aho gutekereza ko u Rwanda rwo ruri guteza ibibazo muri aka karere yego muri ibyo byose yavuze birimo kwibasira u Rwanda yavuze ko 23 ijya kuva mu mujyi wa Uvira yafashe abanyamurenge bariyo ikabapakira amabisi ikabazana Kamanyora ariko buriya ngo bafite gahunda yo kubakomezanya kubazana mu Rwanda uyu mugabo ni umurwayi kabisa bari muri ya gahunda yabo nyine yo gukura none se u Rwanda barabazana mu Rwanda se gukora iki wavuga ko ngo u Rwanda rwegereye abanyamurenge ngo rukavuga ko bakwiye kuva muri buriya butaka noneho ngo bakaza gutura mu Rwanda kugira ngo u Rwanda rujye gukoresha buriya butaka icyo bushaka ubutaka bw'abanyamurenge ubwo se urumva ibyo bintu bisobanutse koko nose u Rwanda Kongo ntizigera ubu Rwanda n'u Rwanda ntiruzigera ruba Kongo urakura umwene gihugu wa Kongo muri Kongo umuzane mu Rwanda azaba mu Rwanda se yitwa umunyarwanda ntagomba ko ibintu bye biri ibintu biba bicuritse wowe uri gukura umwene gihugu ku butaka bwe umuzane mu Rwanda nimba hari ikintu kiryoha Evode nukuba ku butaka bwawe nimba uri umukongomani witwa umukongomani kwawe uri muri Kongo ariko kwitwa impunzi ni ikindi kintu nta muntu rero bashuka ngo reka tuguhindura impunzi kugira ngo ubutaka bwawe tubukoreshe ayo ni amagambo ashaje yambaye haga ni kwa kundi nyine abura icyo avuga akavuga ibyo ngibyo
abakongomani bari muri Uvira bari gusaba mama 23 ko ibasubiza muri Uvira, ntago bigeze bayisaba ko ibajyana mu Rwanda. Sibyo, dufite amashusho n'amajwi ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ari kubibwira wenda Barundi, uretse ko Abarundi nabo bamaze kumenya ibya CNDD FDD, bazi ibyikora, bazi ubwicanyi ikorera abantu. Urumva, barabizi neza, barabisobanukiwe. Rero nta Murundi wakumva ibyo ngibyo, sibyo? Yego. Ngabiha agaciro ibyambaye ahaga afatanyije na shebuja Evariste Ndayishimiye, nta muntu wabiha agaciro mu byukuri. Murakoze. Yego. Ikindi kintu numvishe atemera ngo ibyo muvuga ko mama 23 irime gukorera ibice yafashe, birimo kubaka ibikorwa remezo. Nese ziriya mashini baba baziteruye? Reka da, ntago abyemera. Aravuga ati ibyo ni ibikoresho leta yahasize, yaraje gukora ibikorwa remezo, ati noneho bazatwereka ibyo izo mashini bavuga babikuye. Okay, leta ninde se? Leta ni mama 23. Leta impamvu ari AFCM 23 ndabisobanura mu buryo bubiri. Icyambere ni abakongomani, izo mashini zaguzwe mu mafaranga y'imisoro yabo. N'abakongomani bari kurwanira uburenganzira bwabo. Izo mashini zaguzwe mu mafaranga y'imisoro yabo, nose si izabo. Siko bimeze se? Yego. Hanyuma kabiri, kuba izo mashini zarasigaye ariko ntago ziri kwikoresha, ziri gukoreshwa. Yego. Sibyo? Kandi ziri gukora ibikorwa remezo, ziri gukora imihanda. Uri kumva? Yego. Rero kuba uyu munsi avuga ngo bazerekana aho baziguriye, urumva nawe muri make ni bya bindi bidasobanutse. Ntago ikibazo cyo kuba uri gukora ibikorwa remezo ari uko ufite aho waguze imashini wanazikodesha. Sibyo, zikaze zigakora ibikorwa remezo, ugakora imihanda, ugakora ibiraro n'ibindi. Kandi byo biragaragara mu mafoto, biragaragara mu 23 iri gukora imihanda ihuza Masisi n'ibindi bice. We ntago wenda hakana ko ibyo bikorwa bishobora kwari gukorwa, ahubwo avuga ko ahubwo mama 23 yatumye leta idakomeza ibyo bikorwa. Leta yari yarabitangiye, nta muhanda leta yigeze itangiza. Leta yari yarazanye izo mashini, yari yarazanye yo kaburimbo, yari yazanye izo ibintu leta yari yarazanye byari biri muri Uvira, ngira ngo twarabereretse za Godro, tubereka za Konkase, zagomba kwifashishwa mu gukora umuhanda wa Uvira mu mujyi. Ariko mu bice bya Masisi ni imihanda itagendwa. Uzabaza abanyamakuru bagiyeyo, namwe abadukurikiye mutange comment. Ni imihanda itagendwaga, nta terambere na rimwe Kisekedi yigeze agenera uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu byaro byabwo. Byari bubayeho mu buryo bw'igunge, ahubwo mama 23 nitangiye kugenda ishyira ibintu ku murongo. Murakoze. Yego. Gira ubutumwa rero turimo dusoza ugenera uyu Mbayahaga. Mbayahaga ndamubwira ngo Mbayahaga y'umuntu yakuruse aba yakuruse. Y'umuntu yakuruse aba yakuruse, kandi y'umuntu akurusha ubushobozi jya wemera tuyu umuntu andusha ubushobozi. Ni ubwo butumwa namugenera. Yego. Ikindi niyemere kubana na M23 ko n'umuturanyi w'agahato. Ntago M23 izava aho Mbayahaga yifuza ko izava. Yego. Nubu ntago yahavuye ku busabe bwa Mbayahaga, yahavuye ku busabe bw'imiryango mpuzamahanga na leta zunze ubumwe za Amerika. Murakoze. Yego. Reka dushimira dukurikiye ibiganiro byacu biracyakomeza.